Abakozi mukobwa wanjye nkunda. Afite inyota. Ariko ubwo wewe uheruka kunywa amazi ryari? Amazi ni ingenzi. Mu gitondo. Niba uzunywa litiro zingahe ku munsi? Ntabwo urazira. Amazi ni meza. Buriya ngo kimwe cya gatatu cy'umubiri wacu ngo biba kigizwe n'amazi. Iyo utayanyweye biba ari kureba nyine. Imana nayo irakureba. Amaguruza ku ishuri biragenda. Meze neza nta kibazo. Neza rwose nta kibazo. Papa papa Karame. Mwana pasiteri yakoze kare. Nabibonye ariko se ko abana b'iki gihe ariko bameze. Sike basuzugura ababyeyi basi ntago bacyumva ntago bakigirwa inama ntabwo narumiwe. Basubira none byo. Nabira ntago ari byo rwose. Kugira gutya abashyitsi bari muri saro uraje uvuye mu byo ntunabasuhuze ko bibaye ari wowe sapu bakumbuye. Bibaye ari wowe bakumbuye ukabacaho utabasuhuje ntubavugishe. Bana bimubwira wumvishe kuntu yasubije papa we. Abakozi b'Imana nabo baragowe. Arundi yatamujyana muri nkagiyewe se. Nayo ndi umukozi w'Imana. Rusageze ngo buriya amahirwe nuko nabyaye abana banyumvira. Hari igihe byigeze gushaka kuba ariko yo nta se Uwiteka Imana ngo ntabwo byari kuvamo rwose. Ariko bana b'iki gihe bakagombye rwose kubaha ababyeyi. Nani muzi ko biri no mu itegeko ry'Imana irya kangahe kandi nta gusohera uko no gusohora. Itegeko rya kangahe wubahe sko kuko kugira ngo Haleluya. Niko bimeze. Uyu utagize gutya ngo uryubahirize ni itegeko ry'Imana. Iyo utagize gutya ngo uryubahirize ndakurahiye buhura n'ibibazo byinshi cyane. Watakaye itegeko Imana yihereye Musa. Mose kuyama buyabiri ntabwo yabyoroshye. Hanyuma se bimeze gute? Nizere ko mutabakurikiza sibyo? Nabo twabikora. Nibiza ese uri kwishimira iki? Imvuvu mu mutwe isatsi. Ako maze kubona kwiki abakobwa badakunda koga mu mutwe. Gatoza uburatangiye. Oya icara hano. Uburatangiye. Ubutagiye kwishima. Abo harya ngo waruge kandi ugende ndariza. Ntitunganye ibintu. Ubundi mwana ko utajya wumvira papa ko Mwumvira gute se kandi? nk'ejo ubundi twari twabonye abashyitsi shara abona ukuntu wamutamaje. Ubona papa we babonye abashyitsi. Umva nabigera babonye abashyitsi. Ntabwo uvuga nese ivuze ko abashyitsi banyuranye ngo kuko bari ngo tubakire. ariko nyine mu gihe papa kubwiye kwicara hano hari abashyitsi basi ugomba kumwubahisha ukahicara. Barivumbuye kubera ko nkicaye bahita bataha batabusuye. Ntabwo bivumbuye ariko bagiye babicishije. Njye nari mfite gahunda zanjye ngiyemo ntabwo nagomba kuza mu gahunda byanyu mbana ntazi mutaha. Ese buriya biriya bihungu mwirirwana umunyu ibiyoga n'ibitabo ubona bikurutira papa koko. Baratuma twungurana ibitekerezo. Ibitekerezo se bimeze bite? Ibitekerezo se ntabwo batekereza. Basi nka mushiki wawe nganizeho. Uyabona ntangaye tujya mu rusengero uririmbe dushoboye. Oya ntabwo nzabibwira papa mwana. Nyine aho tujya mu rusengero uririmbe n'ibyo nibyo ushoboye. Mwana mbona atari sawa pe. Nukuri gira wisubireho kuko abantu bazajya bagirirwa bagucisha n'ijisho nk'umwana wo kwa pasiteri. Uba wirirwa ugendana n'ibirara unywa ibiyoga. Iyo umuntu abaye pasiteri ntabwo aba akiri umuntu. Aba ari umuntu. Mbese pasiteri
bituma njye nitwara uko ngomba kwitwara. ugomba kwitwara neza kuko abayobora barebeye kuri wowe nabo bashobora kuzagwa wenda. Kise barebera kuri njye babona nsenga umwana wo kwa pasiteri mbere na mbere bareba ibyo yagutoje. ndetse bareba ngo umwana n'icyo pasiteri rero ndi umwana nawe. Nese tuvuge ko perezida bose babyaye ba perezida. Ntabwo babyaye ba perezida ariko ubu ngubu umuperezida wakubyaye ukitwara nabi. Urumva we yaba ari kuha igihugu nyine yaba ari kugihisha. Ntabwo igihugu bahita bagifata ngo gatanga n'umwana yawe nawe. Ashaka ugomba kwisubiraho n'ukuri ibintu uri gukora. Uzi ko nanjye bigeraho nkumva biri kunsebya. Ngo mubyiganiza to numva nazi imirongo urimo kweri. Ubu nyine unciye amazi nta n'ikintu na kimwe ugiye wumvise. Ugiye he? Tudodi bite? Ni sawa. None se nanjye hari hirya akaganda na mfite. Hirya he? Hari umwana w'ishitangiye kureba badufitanye gahunda. Aisha ko nanjye nari ngiye kujya nindi uri busigare ku rugo. Ntabwo ndi butinde. Ntabwo ndi butinde. Ntabwo uri butinde se. Reka nkubwire sibyo ni iminota 1 2 3. 3 ndabizi neza ko wakavuye hangaha. Afana ari? Ntawe uhari. Ntawe uhari? Ntabwo yakubwiye ahantu yagiye se? Oya ntabwo ugeze ambwira ahantu yagiye. Nose niba atari ibanga ahantu ugiye ni he? Ngiye kureba Jessica. Ko hari ukuntu mujya mumbeshya kandi mfite gahunda ku rusengero. Oya daddy ngiye kureba Jessica. Hari gahunda twari dufitanye subizi se? Harya ni igihe gahunda? Nyine hari rya somo ntabwo twigeze turangiza kubyiga. Rero afite syllabus ngiye kumureba nyine antize. Yego. Kuko uyu munsi ntabwo nyine nshaka kujya kwigira. Ariko uheruka kwa pasiteri ryari? Ntabwo mperukayo. Herukayo? Kubera iki? Ntabwo nyine mperukayo mba ndi hano mu rugo ndi mu masomo. Subize ko ejo nifite ikizami. Neza warananiye ntabwo ugomba kuva muri iki. Ni ukuri ntabwo nzarivamo ahubwo reka ntabwo nzarivamo. Ubu ugiye kureba abayisilamu bagenzi bawe bagupakira n'ibindi bintu umuntu atazi byose. Ariko umukobwa wanjye umwumvira nkunda. Daddy n'undi wabyihoreye. Ntabwo nabyihoreye. Usabye ku bandi pasiteri iki diakoni ntabwo nkigisha ngo babyumve ngo wese ngo kufite ngo umukobwa ngo wo mwisilamu. Yego buri niyo mpamvu atukuye amaso Daddy. Kupfutsa amatwi se. Oya nagira ngo nyine ngire iriya ndege yari iri kunsakuriza kandi ko mfite ikibazo cy'amata. Oya ntabwo ariyo mpamvu na uretse kugenda cyangwa agenda ariko nyuma y'iminota 2 undasanga ukinice naho ngaho. Sawa yakoze Daddy sisi ko ukunda sawa ngaho genda. Claude Kame ariko zamu umuntu azakumanga ajya gufungurira kugira hari utuntu nari ndimo ntunganya hariya ngora uwo muntu aho ngaho ntabwo namwumvishe
sawa Nukuri. amakuru ni meza Ko nashakaga Debora. Debora nawe uhari Pastor. nawe Nta muntu w'undi hano. cyane njye njyenyine uhari Niba nashakaga. Ubu hagiye ugenda. Ariko nawe nagushakaga. Miriwe Yego, umeze ute papa? sawa Debora uri neza hano se Hano nyine mari njyenyine. Samuse yamaze gutwara abajya gutangira yabeshye Sawa. Gusa njye ndabizi ngo nyine wasanga hari ibyo bapfuye nta muntu wawe wigize ikeneye. ariko ubona adashaka kubibwira neza Sawa. Simbizi noneho yanakaye. oye aho barahisha Arahisha. Mbese sinigeze mpura nawe kuva wakare nari ndahangenyine. cyangwa afite akantu ajya atamira kubera kugira ngo ajye kumenya ibanga Ntabwo mbizi. ntacyo wowe komeza usengere umusaza wawe uzamenya tuzagufasha tumufasha Kabisa byagendaga. nta kibazo ahubwo ameze neza nitegura nta kibazo n'amasi Vaniri wahaye mu buryanyishe. jya usoma se Bibiliya. n'ibindi bitabo Ndagerageza. ariko ku buryo uhuye n'umuntu wawe uri muganiriza kwega igitabo atari kuvuga ngo ni urubuga rw'imikino gusa cyangwa se ikinamico Gakeya ndagerageza. urumva kera abantu bakagura umuntu hasi nyine yasomye ariko usigaye usanga igitabo ari cya kindi bagira icyo birabura nyine ngo ubitseho amafaranga ngo ntabwo bazayagura ukora kudasoma nawe ni kubyumva Oya, ntabwo ariko mbyumva nyine. Iyo urumva urinyishe nyine mfata Bibiliya nkasoma nagira ibitotsi nkaryama. kiruhuka n'ubundi ni ibiruhuko ariko ujya ugira umwanya buri kintu wishimishe umenye ibyo mu rugo iyo nawe nyine gusoma nabonye b'abakobwa bahisha Narababonye. iyo mubakunda mubabe hafi ntabwo ushobora kubafasha mutaganiriye burya Barazi nanjye bakunda kumpamagara. Mba ndi kubiho amahoto kuriya gusa ntabwo bakunda kumvugisha. nta ntuzarambirwe ntuzabifate nabi iyo umuntu azi ko afite akabazo we niba agiye amubwira nabi agira ngo namwe niko mumubona ubwo rero mujye muvuga muti mugenzi wacu nubwo ari mu nzira mbi ariko urukundo mumwereka ushobora kumufasha Nese buriya musaza wanjye ntabwo aba yakubwiye aho yagiye. yambwiye bya studio gusa ari gukora indirimbo niba adakunze za gospel ni buhoro buhoro ariko nibyo yambwiye Mbona ataha ijoro, mbona ataha ameze nk'uwasinze, ubundi ko ni ibiki. nabyo birimo ari gusiga buriya buriya se yabuze iki kurya akenera ibiyoga Mbese kuko ejo nimugoroba twaraganiriye nyine mbona ntabwo bimufasheho mugira inama nyine y'ukuntu yajya yitwara twabonye nk'abashyitsi ambwira ko bitamufasheho. yawe si inzoga ndakubaza ngo nizihamwa ukurikije umwuka ariko uwo ntiwananiriye Ntabwo mbese gusa nyine mba mbona ameze nk'uba wasinze. urabona biriya biyoga bitangwa n'icyuma urabibona biriya byangiza umwijima Ntabwo mbese abamenya rero abamenya ariko biriya bibaho mu myaka ariko umuntu akagira agarukira ntabwo bavuga ngo kuko ndi musore ngo ngomba kunywa ngomba gukora ngo ibyo atabona ngo kwa pasiteri ntabwo ibintu byose ari ukugerageza hari ibyo ugomba kugerageza ko bikugeza ahantu kure ajya kukuzanira ku mazi nyine sawa
gusa urakoze kubimbwiye nzamenya uko mbigenza mbigereho. Sisi tumeze ute? Meze neza. Hano nta muntu uhari sire kujya. Umuntu wari? Umuntu uhari. Bagiye se? Sha nta muntu uri hano bose bagiye. Nashibaza kanira. None se urasangayo ndi hariya. Sikumva zo kujya mu rugo. Nuko nta muntu uhari. Ndetse ubu naje ntababajije nimba ntabahari. Ya ntawe. Se hari umuntu uri kureba. Ndashaka kugerayo nkabariya ko ndetse naje nabavugishije. Si ko nta muntu uhari ko ndi kukubwira ko nta muntu uhari aho ushaka wakisubirira inyuma. Oya. Barahari ndabizi. Unje kureba Debora. Debora se ntawe uhari? Ntawe uhari. Ntubisubirire inyuma rwose. Oya cye. Oya. Ntawe uhari. Ndasubira inyuma gute se umuntu nje kureba namuhamagaye twavuganye. Nsubira inyuma ntamubonye. Ashobora kuba yakubeshye kuko ntawe uhari tu. Nisigo ngubwo ko ntawe uhari ko Njyewe naje ntamuhamagaye. isubirayo ahubwo ubwo wasanga gusa bamuhamagaye akubwira ko hari kandi adahari. Akoza abagabo. Nibiki byabereye ko hari urusaku? Ete serate. Nezuke. Se hurya wari urimo. Nibiki se byabaye hano? Urimo da. Nibiki byabaye? Nibiki rata? Ni karibu sya nawe nsubira. Ni karibu ngwino. Watandukana nawe mwihorere. ariko pastor wa mu engineer ngiye buriya ntabwo ndi kumwemera. Na mu engineer itafari siko amatafari arimo arazana avunguka n'amafaranga twumvikanye. Jesse ntabwo ndi kumwemera. Sinzi impamvu ngiye uri kumkomeza kumutsimbararaho cyane. Dore ko tugiye kubigera. Ejo muri twamuhaye ibihumbi 800 batuzanira amakamyo agera mu 10. Dore ko tugiye kubigenza. Ntabwo umuntu ari bwubake ngo ari uzana amatafari meza. Ahubwo turafata wa muntu wambwiye abari we uzana amatafari we yubake gusa ariko atazana ibikoresho. Kuko n'ubundi twamuhaye imirimo ibiri si ngombwa. We niyubake gusa uzana amatafari Exactly. Ibyo nibyo rwose kuko ndikumva kubimuha banza mbona natwe yagaze buriya amafaranga abaye menshi kandi ni imirimo ibiri n'ubundi ntabwo ari ngombwa bazana ibikoresho. Tubitandukanyije ndumva nibyo byababyize. Uriya mu nsengero nicyo kintu gikunda kubamo umuntu ukora ko ngo amaze igihe ngo ibintu byose ngo babikore. Ariko pastor nanone hariya ni Bluetooth wavuga Bluetooth bya bindi bikumira amajwi. Bluetooth ni soundproof. Soundproof. Zo zigeze. Ariko numva mbi kubaza wagira ngo ningiye pastor. Dore ko bimeze n'ubundi sukari wanyungirije urumva byagenda. Urumva Moscow agomba namenya amakuru. Moscow buriya ibyo twari tugiye gushyiramo by'abanyatwari atari byiza. Hari uturi tumeze nk'utuyunguruzo. Ko niba dushaka ko urusengero rwacu rwemerwa bikadukora ibintu bisa neza. Bisa neza. Ubu rero umuntu wemere duhenwe ariko ibintu bisa neza. Ejo batazongera nkajya kubona nkabona baraje bashyizeho cya gipapuro ndacyanga. Kira kintu se abantu basubiye inyuma abayantege nke nabo tugomba kuba uzikoza uko ufite abakristo ukajya kubona ukabona bagushyiriye igipapuro nka kiri wagira ngo nyine twagambaniye Yesu. Buriya twakagombye kujya dukora ibintu ubuyobozi bukeneye. Twemere dukora ibintu byiza ariko nibaza babura icyo bavuga cyane cyo nshaka n'abakristo rege bahita batwize kandi yo n'abakristo bonyine ibintu byiza birabakwiriye binabongerera imbaraga mu mwuka. Nibyo pastor. Tujye mu nzu se cyangwa twisharira hano? Amazi arashyushye. Nta kibazo. None se ko udusuye? Nari nje kureba Jack. Shana uhari.
Jacques nawe hano hari mwigeze muvugana oya ntabwo twavuganye ejo naje hano ndababura musanga nshaka duhana gahunda ko tuzajyana gusenga niba nje kumureba wowe uko mbeka Jacques sha yarakemereye se ngo muzajyana basi yari yabinyemera ahubwo rero ukuntu antenguye